umuntu uri mu kazi mwamubonye nkwice ndagufite ubu ngubu ndi kumwe nawe ntajya kibatwaye icyo gukora ni iki icyo gukora wamaze kumubona uyu muntu nimujye guhitamo mubwira ibyanyu byose kuko ubona nawe arabizi ko hagarara gutya tureba zamura kaguru kamwe gutya turebe nakamuzamuje hanze yabikoze ndakaraga yiro turebe yampaye afite agategesha muhungu wanjye rwose yicarire ubundi mfasha umugabo no urana ukuntu yatanga nahagurutse 1500 oya yose ni yose ku buryo ubu nta kintu koko ntangire gusabiriza bya bindi koko ntago nta kuntu ndibuze kugenda nakadorari se nabo kari gaho da ako kadorari nitwe tukajya urakoze cyane nyuma yo kuva mu icupa muraho turaho amakuru yawe ni meza uyu mwana amaze imyaka myinshi ari mu icupa yavuyemo mureba reka mbansuze cyane abakunzi mwese ba 5 Guys TV rize komeze fresh je nitwa Junior sinjya muri migozi impambira kindi kwa kumushwa simpuheza gace amaze kubimenyera mwese jana kurindi hanyuma make sure ko wakoze subscribe kuri uyu muryango mugari nawe uze utwinjiremo hanyuma uyu mwana rero uyu mwana uretse ko muri nabareba reka mansuze bano bantu ariko ibyo nabanje mwabyumvise mwabonye na video nandi kuvuga uyu mwana yari amaze imyaka myinshi cyane baramufashe ibaze kugufata uri umuntu ungana nk'uko ungana wowe dukurikiye bakagushyira mu icupa tujyugana na bano bantu video mwarayibonye tuza hano ku mugabo bitambungira mihigo cameraman nabereka ahantu uwo mugabo atuye abakorera igikorwa cyo gufata uyu mwana akamuvana muri iryo cupa abagizi banabi bari baramushyizemo mbese baramuhaye bwa burwayi bwagombaga no kumuhitana ariko nyuma yuko birangiye abagabo navuze nteka ntange part 2 mujya muzimbaza muraho turaho umeze ute meze neza witwa ndi harya nitwa Silas mu kijuru kuri kijuru ngiri kuri kijuru uri guca hehera nawe twibutsa amazina Byayingabo Aimable ko ndi gutinya kukwegera Byayingabo Aimable umeze ute rero ndaho narakiza reka nkubwire tujye kubanza kubaza uyu mwana ubuzima bwo mu icupa mushyiraho kamera fresh tubwire ubuzima bwo mu icupa ntago nari mbeze oyase ntago nari mbeze babembyiye ngeze mu rugo ngo bari baranshize mu icupa oyase nta buzima bwo mu icupa ubuzima indani baramugize nk'amazi cyangwa iki ubuzima bwo mu icupa ntago uzi ukuntu bimeze kandi warahozemo ntago nabimenye ntago nari ngwaye wari urwaye hanyuma ubu umeze utera aka kanya ubu narakize meze neza umeze neza ntago yagira gutyo ukabona yashaka kwinjira nko mu isafuriya cyangwa yarakize nta kibazo nje gushimira kuko muganga yarambye nzamuzana nje gushimira amhe n'undi muti wa nyuma wo kumukingira yego uwo mugome nyine atazongera kumumenyera ngo amukinishe yego byinshi turabimenya tumaze kwinjira mu rugo rw'uyu mugabo wafashe umwana akamukura mu icupa akavamo akamuzana hanze hano ku isi njya numva abantu bavuye nko mwibohero abarundi niko bivuga ngo ntago baba bari ku isi uyu nawe ubanza atarari ku isi so rero ubwo tugiye kureba uyu mugabo mwibuke iyi video irangira nabwiye ko mbemereye part 2 kuzabereka uko uyu mwana byagenze se koko yarakize nabajije muganga se uyu muntu mu icupa avuyemo birarangiye arakize muganga ati ntagakize ariko murampa iminsi nyuma y'iminsi myinshi rero twashatse gukora part 2 nkimara kumenya ko umwana ameze freshness mvuga nti reka mbyereka abanyarwanda urumva umeze neza meze neza cyane umeze neza meze neza mu icupa ntago wanyeganyegaga gerageza kunyeganyega turebe wagira gutya nabikora n'ukuboko ukakuzamura nakuzamura umuntu nagakiri mu icupa di so ni byiza cyane birashimishije tutari twinjira cyangwa se tutari kwakomanga kuri uyu mugabo uriyumva gute none je ndumva nishimye ku mwana wanje yarataga atajya gakira ko naravuje ahantu hose byananiranye
ariko baza kundangira hano ko umuvuzi avura neza nta kibazo. None nkaba narinze kumwereka umuhungu we yavuye nkamukingirwa umuti wasigaye wa nyuma. Ubwo hari n'akantu nazanye ariko ndakamuha nako kwishima. Iyi video igomba kuba ifite iminota itarenga 10 cameraman ubyibuka uhita ukatinga. Icyo ngiye gukora ngiye kubaza utubazo nkatungahe muganga uko yabigenje rwose. Turebe n'uburyo ki uyu mugabo yaje yiteguye agashimira uwo mugabo duhari, ubundi dusoreza aho ngaho. Reka tukomangire uyu mugabo. Zaba nta kibazo. Ibyo nari ndimo mvuga nti dusatire urugo rw'uyu muvandimwe witwa Mbungiramihigo, niko yari yatubwiye ngo niko yitwa. Ubushize twari twakomanze tuvuga tuti turebe niba navuze nti part 2 ni ngombwa uko byagenda kose. Muraho bimeze bite se? Neza. Suhuza nokungwamo umeze ute se? Neza. Yego. Umusaza arimo se? Arimo? Yego. Okay. Mutugezeho nyine tumurebe. Ya nibyo ndimo mvuga mu kanya nti uko byagenda kose uyu mugabo nawe ngomba kugira ibibazo mubaza runaka. Ni umuganga ntari byo kubesha. Ni umuganga nzajya murangira abandi bantu bagwaye. By the way, abantu n'abagome mu byibuke hanze aha ngaha. Yewe ubu ngubu kwizera abantu narabiretse. Bari bankoreye nta byari bimeze neza ariko umugabo ndi kubona yabikemuye kabisa. Kwizera abantu ugiye narabiretse, nsigaye nizera abantu bake nabo simbizera 100%. Sanze ari hatari mwa abantu. Ariko nje kwemera bunemeye. Twaje turi guterura kubona ko ari kwigenza. Ntako bisa. Byambereye ubwo se umukomanga naho. Yego. Makuru ni meza. Yango nituhageze nyakubahwa. Muraho. Kaduwa mungu wa muhungu. Wa muhungu wawe. Ni umuhungu ubwo yabaye wawe. Meze neza. Nimeze neza. Ahubwo uvuga ngo aravuga. Aravuga. Niko. Nundi kuvuga. Ntabwo gisimba uruhuka kundi. Aravuga. Bimeze bite se? Musande kundi mu kazi hano. Nabone ndiho muvura. Ntabwo umuntu yageramo se. Nta kibazo ntabwo duheza abantu mwinjye nta kibazo. Ariko mu buryo bwa kinyamwuga batubwira ko hari amashusho. Nta kibazo nabo ntabwo batinya amashusho. Abantu ntibatinya. Muraho yemwe. Turimo turafata amafoto rwose numva ariko niba bitabangamiye rwose. Ntabwo bangamiye. Ni karibu nta kibazo mucare. Karibu umuhungu wanjye. Abaye wawe tayari. Wanjye. Amakuru anyumeze mute? Amakuru neza. Ariko kwaje kugenda neza? Kugenda n'intoki zose. Handi haragororotse neza. Wakina umupira? Nibyo? Gugara wayihamya. Uyu yakina na basket muremure. Areka nase. Ukubareba urarabye rwose. Ndi kuvura uyu murwayi nararwaye ameze nabi. Ndi kumurwanaho uyu nawe nemaze bese ndi kumuvurira mu rugo iwabo. Nuko ngo yarafashwe amara iminsi ariko nawe nabibasobanurira. Reka nze mbanze muhati ibibazo. Muraho neza? Yego. Kamera nta kintu gutwaye. Abantu bari kukubona isi yose. Nta kibazo. Nta kibazo. Witwa nderera? Nitwa Murekatete Jeannette. Jeannette. Umeze neza? Meze neza nubwo mfite umurwayi bwose ariko nizeye ko azakirageze kwa muganga. Yego. Muraho namwe? Umugabo hari ukuntu ashobora kuba yamushyizemo nk'imiti wamwegera nawe igahita ikujyaho. Okay. Yaravuze ngo dusobanure uko bimeze. Ubundi uyu murwayi amaze amezi 4. Yego. Twaravuje birananirana. Yego. No mu Kinyarwanda hose twagiyeyo biba ngombwa ko baduhuza n'uyu muganga kuri telefone. Yego. Ubwo bamaze kuduza kuri telefone atubwira ko tumwoherereza amafoto ubundi akamuvurira mu rugo, yabona agize akabaraga tukamuzana hano. None ubwo twamuzanya hano kubera ko sinzi umuti yamuhaye mu ntuza bwo twamwohereje amafoto niyo yamuvuriyeho. None ubwo twamuzanya hano hari n'indi miti ari kumuha. Nuko Ose turaganira dute wa mugabo we ndeba uri mu kazi.
turaganira byose ndabifatikanye murabihuza kubera ko uyu nguyu nkimwitaho cyane reka mbanze murwaneho mu miti mikeya hanyuma nongere nkomezanye n'uyu nguyu nawe tuganire baravuze ngo akuzaniye ngo ntabwo sindamubaza byinshi hari utuntu akuzaniye twagira ngo madamu nzanira ya magi turebe uko ameze mufashe gatoya nari nabatumye ubundi nari namusuzumye maze kumusuzuma ndamuvura hari ibyo nari nabonye bidasobanutse ndababwira ntibo banzanire amagi nimara kuzana amagi hano ubwo nuko muri biri mu isuka mushiramo amagi y'inkoko asanzwe y'inkoko n'ubwo nuko muvura uraza kukibona mu kanya gato n'ikindi ngiye nanjye kirabasa aho ngaho ubwo kuntu biteye hari abaje gushima hano ku ruhande rumwe ku rundi ruhande hari abarwayi murabizi nabisabye ndavuga ntese kuba kamera hari icyo bitwaye bati nta kibazo ntago nigeze mviyora amategeko mwa bantu mwe mutavuga ngo wenda twafasha abantu barwaye tuza kuba kamera tutabibasabye murabizi tucyagera twavuze tuti ese ko kamera ziriho tufata amashusho bati nta kibazo rata hari ikibazo kuba turimo nta kibazo ntacyo bitwaye uyu mupfandiki rero uyu ni murumuna wa mama akaba ari njye utuye hafi ye bikaba ari ngombwa ko njye wamujeho murumuna wa mama w'umuntu harya ubwo aba ari mama wacu mama wacu ni mama wacu ufata igiri muri koze mahangaha urambika hari koze mahangaha urambika hari no kwigengesera ryameneka amagisi wazanye se navuga cyane no wazanye amagi ninjye wayazanye nayo bantumye agutumye kwitamo icyuma gutya kuri buri gihe tangira kwiringira ayamene anyura yitwa nde amazina ye yitwa Mukarukundo Jeannette tabora fata wabibonye se ibyo ngibyo byamubaga mu nda rero iki wabirebye iki ibyo ngibyo byamubaga mu nda ndi kubona amaraso njye ni amaraso avanze n'amashyira buriya se wajya bamwangurira biramurya ntibamenye ibyo ari byo ngira ngo nzamukuramo ahangaha ntamubaze mwe mumenye amagi niyo yizaniye niwe uyazanye n'uwiyizaniye ku giti nangahe buriya nani amajyane aya manesi atatu rero ku giti cya gatatu niyo avamo amaraso avanze n'amashyira rero si inyama zo mu nda zaboze nta n'inkomoko yabyo bindi abo nibyo bari bamushyizemo bamuteretsemo bivuze ko ubwo none se ubwo ni ukuba biri mu igi bikaba no mu nda ye buriya mbikuyemo ahubwo buriya biziye muri rage niho mbikururiye amagi niwe wayizaniye ku giti niwe uyazanye niwe uyazanye kuko namaze kubibona ndabona ibintu ntabwo nabikora badahari kuko sinigera kujya kuyigurira ndabona n'ubundi bagenda bagura amagi bayanzanire baje bamuzane muvure namwe mukingire cyane ko barambwiye ngo bashobora no kureba umuntu wahemukiye wabaroze none aho ngaho bari barabamenyereye ko abantu benshi bamenyereye ko
umuntu aba yagiye kurogeshwa hirya no hino ariko abangaba ntabwo ari umuntu ugiye kubarogesha abo ni umurozi nyir'ubwite niwe ubaroga niwe ubirogera uyu nguyu bamutwaye imisatsi ye bamutwaye kurogesha no kwirogera ubwabo noneho n'umurozi nyir'ubwite niwe ubikora hano ni ibitendo buri gihe ibikorwa biteye ubwoba ariko se ubwo igikurikiraho ni iki igikurikiraho uyu nguyu ubu ngubu ibintu ndabirangije urangiye kumuha imiti ikomeze nzi no kumwereka n'uwo murozi we akeneye kuba yabona ibyo biteye amatsiko byo kumwereka ubwo si byo twahera hora ubundi kubona umuntu uguhemukira biba biteye amatsiko rata ubwo urumva guhita ubona umuntu ubahemukira atari byo twaheraho nibyo bikaze kugira ngo tubone umuntu watugiriye umuntu gutya nibyo byaba bikaze nanjye aribyo twaheraho rwose tukareba uburyo ntacyo reka mubereke nta kibazo ko mpari kanze mubereke nta kibazo kanze mubereke aribyo twaheraho kugira ngo turebe ese wa mugani umuntu uyu nguyu bongera kubw'imbaraga mwamuhaye ndagira ngo uyu muntu agaragare imbere y'aba bantu bose mukoze isoni bamaze iminsi babumbaza kandi noneho ntabwo ari umurozi usurogesha ahubwo ni umurozi uroga ku giti cye ntabwo ari umuntu uri mu kazi mwamubonye amubonye dore ni rutazihana muko wakugize gutya uri kureba dore muturanye niko mugabo nkwice 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 uziko bavuga ko ari umurozi tukabihakana koko uyu muntu ushaka gishaka uzamusubira uri kureba umukobwa ndakubaza uzamusubira uyu muntu genda muganga ndakubona wowe n'uburozi bwawe bwose ndabutwara wa mushenzi wowe ndagufite ubu ngubu ndi kumwe nawe ntajya kibatwaye ndamufite uyu nguyu mwamubonye n'uyu nguyu icyo gukora ni iki icyo gukora wamaze kumubona uyu muntu nimujye guhitamo umubwira ibyanyu byose kuko ubona nawe arabizi ko byabonetse kandi ngiye kumwambura iyo afite byose n'ingufu ze zose buriya nta bushobozi ngiye kubona kujya amurwara uyu muntu ngiye kumukingira mu kanya umuhe n'imiti hanyuma agende nta kibazo azahita kirana birarangiye hano hari abantu banjye nizaniye ariko aba ngaba aba bantu umuhungu wawe ndabakira mu rusengero y'abantu mu izina rya Yesu ngene mu izina ry'abakurambere bampaye imbaraga mu rusengero ntabyo muzi ntukatubeshye turarukunda cyane urusengero ni imyuka yanyu ntabwo imyuka mibi ko imyuka myiza yego nabo ndabakiriye uriya yari yambwiye ati nzaza nje kugushimira ubu ngubu nibyo ndamwakira n'iwanjye uretse ko asanga ndi kubura abantu twari turavugana neza mwambwira amagenzi n'ikimugenza yego muri gisigaye nta kibazo kirimo nibatubwire kuko yari yambwiye ati nje gushimira uriya mugabo yankoreye rwose nakubwira nti abo bantu uyu mugabo yambwiye ko aje angendera aje kunyereka umwana ariko ari n'agashima nzaniye ubwo ni uko ngira ngo ampe ntakira imbere yanyu nta kibazo kuko ibyo byo nabikoze imbere yanyu ntabwo najya kwakira nihishe nabara agafaranga ubwo twe nituryahora twari duhari byabaye duhari ufasha uyu mugabo ni urabona ukuntu yatanga n'ahagurutse ibihumbi 500 yose ni yose ku buryo ubu nta kintu koko ntangire gusabiriza bya bindi koko ntabwo nta kuntu ndi buze kugenda n'akadorari se nabo kari ngaho da ako kadorari nitwe tukajya murakoze cyane murakoze amafaranga niko yewe mbona amafaranga ngatitira reka da oya muze buriya uri yangamugayo ibintu nkore abantu bagiye gukora ni bake cyane ubundi abantu nyamara kuvura bwa telefone oyes ariko biterwa n'uwari ubwo narangiye amaze kwikuraho hari igihe asanga naramutse nabi gakoresha imbaraga za muganga ku buryo ashobora gushuka ntanamwangisha ibyo aba ari ukwihanira oya ndahengeka ntabwo nihanira cyane ngo ndakanyafu okay mama w'umwana akomeraho kandi urakoze sha uyu munsi wabuze akanya hari akabazo yagize n'aba yaje ariko azaza ntabwo neze ducitse ahangaha ntaguruke turebe ntihagoroka hagarara utya turebe zamura akaguru kamwe gutya turebe nakamuzamuje hanze yabikoze ndakaraga yiro icupa bibitewe yampaye
afite agategesha umuhungu wanjye rwose yicarire ubu ndi mu bitahira rero uri muri tahira kuko abangaba nubwo bati byabaye komeje ndakurikirana hamagara mumeze mutati tumeze neza abana nabo nta kibazo cyabo ngubu ngiye kumuha umuti wo kumukingira bitari nta kibazo okay aba nabo rero burabura ko byose birangiye nta gisire nawe ngiye ntabwo arabyuka ni nk'ubushize ukuye yari ameze oya ntabwo ari ko yamaze gukora amaze iminsi muvura mu rugo ntiyashobora no kuvuga ubu ngubu aravuga buhoro nta kibazo dusoza rero twagiye ku bijyanye n'abandi bantu njya mbwira abantu nti kubwira ngo mbajyane kwa muganga nta kantu mu mpano ubwo rero ariko ujya bugiye uburyo wazanamo n'ingufu bikoresha kugira ngo bakwishyuye oya hari ukuntu umuntu akubwira ati nyaranja wowe ukabyara we mujyane kwa runaka cyangwa se birwamagara buri munsi ese nzajya nkura gutya nyine yewe ndi Yesu n'ibyo ariko gufasha bibaho gufasha bibaho wese ko mbonye bakwishyura ariko nagiye ndafashe mbere gihe nawe nyine niwanyurwa uzakwishyura iyo umuntu anyuzwe araguhemba ahantu mudukurikiye mwebwe mwabivamo okay dusoza rero nagira yoborera abantu kugira ngo batazajya bajya kaniyoborera abantu rero banjye bankunda abantu mukunda ibiganiro bya Mbongira Mihigo n'ubuvuzi bwa Mbongira Mihigo kugira ngo bagire ikintu mbisabira gikomeye cyane ngiye ko ibintu byinshi nkora bitandukanye hari abantu bajya bampemukira cyane bamugara kuri telefone kandi nakomye kuba ndi kwakira abandi bantu yego umuntu umwe ngo yibwe igare yego kamwe ngo yibwe telefone kamwe ngo yibwe televiziyo muvana ngo songa yigura kuri telefone yanjye si igikoresho kumbwira ngo bakwibrandura ibishyimbo mu murimo si igikoresho ni ibiryo nyine ko reka mbaze nkubwire ngiye umutanye nkoresha uwo wampenze yego nukuvuga ngo giye buri ntangira kugaruza ugura kuri 2,000 gusubiza hejuru kubera ko nishize 500 umuntu wibwa 100 ntacyo twana ntabwo namwishyuza ngahe ntibyakunda ntabwo ntibyakunda rwose kuri umuntu hamagara ngo yibwe telefone ibyo bari kumpemukira kandi yagiye bandi kwakira abantu ubundi jewe ibintu byinshi bitandukanye ariko kugaruza ibyibwe ndabikora kuvura uburozi bw'utamikano ndabikora ubutumano gutanga umuti kugira ngo ucuruze gutanga umuti kugira ngo utsende urubanza rwaraniranye abangaba bashaka amaviza bajya mu mahanga cyangwa badepoje bikanga ndabafasha umugore n'umugabo mu rugo baryana batabizi bafite impamvu bibateye ndabahuza bagakundana cyane nta kibazo umukobwa wabuze umugabo arangana nkamufasha umuntu wese umva yumva atisobanukiwe neza tukagira nkamufasha akisobanukirwa mvu rero ibintu byinshi bitandukanye wowe urisobanukiye cyangwa se nawe tuzagenda undi munsi kuko utisobanukiye nta nubwo bimenya ntabyo amenya utisobanukiwe ntabyo wamenya gutase ko umeze nk'umuntu uhora yasinze ubwo ari nk'ukuntu ukora ibintu byose bikanga wajya ukazi abantu bakwanga ubu mushara wawe ntumenya aho wagiye ubwo ni nyatsi uraza tukareba impamvu yitanye niba ari mu muryango cyangwa se niba ari yahe tukakuvura nukuvuga ngo nkora ibintu byinshi bitandukanye ntabwo nabirana bishobora dusoza abantu giye bari kunyura nanjye urumva mbari imihanda abantu barabizi kugira ngo bajye bakwigereraho batanyuze ngiye ufite nimero 2 zanjye za telefone iyo ngiye maze kuyamagara wabonanye na Mbongira Mihigo izi nimero iyo umugabo azivuze murabizi no ku kiganiro cy'ubushize arimo afasha bano twazibashyiriyeho tuzishyira ku kiganiro turimo tugisohora reba iyo nimero ubundi wishakire Mbongira Mihigo utarinze kunca kandi ntabwo mvura umuntu mu Rwanda gusa aho waba uri hose niba waba uri Burayi aho waba uri hose ku isi oya ntabwo njyayo mfite abonohereza abo ntuma yahubwo wowe mbwira ikibazo cyawe ufite ukanyohereza ifoto yawe n'amazina yawe n'amazina y'ababyeyi bawe biriyo maze kubibona mba ngufite wowe ndagukura nkuvura ku gicucu cyawe niba muzi bimwe bya kinyarwanda bajyaga bavura umuntu ku gicucu yavunitse bakamukanda kandi igicucu bakababara yaga mbyumva nubwo batayigeza nanjye rero byo nibyo nkoresha nkavura umuntu nta kibazo gakira no mu Rwanda niba mu Rwanda utabasha kujya nabo nakuvura gakira nta kibazo nyohereje nani ifoto yawe n'amazina y'ababyeyi bawe baravuga ngo telefone nicyo zitumari je n'ukuntu areshyaga amikoro yanjye ubwo nigendere Thank you so much abo twabanaga hano kuri Favega TV nitwa Junior murabizi simburi impambira ubusotse kuri uyu mugabo ibyo twaganiraga byose mwabibonye ninabemereye ngo pati tu abantu mujya mumbwira mutarike se ko twabonye umuntu bamuvura ese yaje gukira bigenda bite ubwo pati tu y'umukecuru nayo ndayibemereye ndabashimiye cyane